Bishop Gafaranga makuru ni meza. Umaze iminsi twaba kumaze gusakara ku mbuga nkoranyambaga nk'umwe mu bakomedian bari kuzamuka kandi bakaba bari gukora neza. Ese twavuga nk'imbaraga zigutera gukomeza gukora nizihe? Imbaraga zintera gukomeza gukora cyangwa se banga niko ndi mu bintu cyambere cyo nkunda. Cyo ni cyambere bintu nkora ndabikunda, nkunda comedy kandi ikindi comedy yanjye nanayishije no mu nzira nanjye mbamo cyangwa se nkunda. Vuga ngo ndi gukora ibintu by'ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa se bwacu muri rusange. Mbikora mbikunze nta nubwo nabyita nama numva ntababaye. Nta nubwo numva niganyira kuko nkora ibintu muri make nkunda, niyo mpamvu rero bantu bafite imbaraga. Mu interview giye gukora atandukanye kugiye uvuga ko wowe kina nk'umu bishop wa fake cyangwa se werekana bishop batuburira abantu. Ese aho ugeze ubu ngubu nta ngaruka bera kugiraho kuko urumva ibintu uri gukina uri gutagetinga abantu bakome cyangwa se harimo abantu baba pastor bene tvuga ko batari bo bagiye bamenyekana usanga hari uri gusenya, nta ngaruka bera kugiraho? Nje Bishop Gafaranga nta ngaruka naye nabona zari zangiraho kuko impamvu mvuga gutya bino bintu nakita nkina nta mu pastor runaka navugaho. Nje ndi Bishop Gafaranga umunyamitwe. Yego bivuge ngo uko byagenda kose aba bishop bukuri bari mu Rwanda cyangwa se bakora umurimo w'Imana mu Rwanda abo ndumva nta n'ikibazo bakangiraho kuko muri make ngewe ndi gukora ahubwo nyene no gukora ibintu bigoye n'abandi bantu batajya babasha kuko nyene ndimo ndasetsa abantu ariko senya n'akazu ka Diamond. Bivuge ngo rero Bishop Gafaranga kubona wenda ari uwahagurutse himba nabyita nka mugani umusaza yageze kumbwira kera. Umusaza yageze kumbwira ati yo uteye ibuye mu gihuru kugira ngo umenye ko ari icyo ryafashe niko wumva kivuze. Ubwo rero cyetse wenda ari uko bigenza ariko ndatekereza ko ibuye ryanye nta muntu giye ryagwa. Mu minsi yashize hari abapastor bumvise ku radio bari kuvuga ati Bishop Gafaranga natwereka itorero afite ati bundo Bishop Gafaranga najye kwicuriza inkweto areke kuza gusebya Imana. Ese wobona mu byukora usebya Imana koko? Hariya harimo kwibeshya. Nanjye narabyumvishije so nyimara no kubyumva tekeze na pastor bajya nko kuri batatu twahuye turanaganira. Twajyanye ikiganiro cy'iminota myinshi ndanababaza. Ndase ese uko mumbonanye nka Bishop kuko narabibabaje kuko nanjye ndi umuntu wumva kuko ntago nkeneye gusetsa abantu sesereza. Ntago icyo kintu nagikora. Kuko nge mfite impano nakoresha sinavuga ngo nava muri comedy ariko ushobora gusetsa mu bundi buryo. Ariko nyine narababajije nk'aba pastor kwagane nabaze se bino bintu nkora dushaka kugira ngo ndatubiganire mu mishusho bibaho cyangwa ntibibaho. Arambwira ati bibaho. None se nimo ndabasenya cyangwa nimo ndabafasha gukorera Imana? Aturi muradufasha gukorera Imana. None se nabihagarika gute cyangwa nabirekera gute kandi none nimba mwumva yuko bino bintu nkina bibaho kuki mufite ikibazo cyo kugira ngo ibintu bibaho abanyarwanda bere kubibona kandi koko wemeza ko umbwiye ko bibaho ni gute umwira ngo sinkina ibintu bibaho? Muri make nge Bishop Gafaranga ntegura umushinga wo gukina ibintu bitabaho nge nabyumva naba ndi umunyarwenya ariko wimbura mukora. Rero kugira ngo numve ko ndi umunyarwenya mwiza niko ndi bukine ku bintu bibaho abantu bagaseka ariko bagaseka no mu bintu bibaho kuko ntago waseka ngo ijuru ryikubisasi rihura n'isi ngo birasandara kugira ngo umuntu araseka ariko umuntu akumva na logique akumva nta n'ikintu bimaze. Ariko buryo uvuze ati umuntu yari ikijumba karenza amata araganguza cyangwa abariye neza ukabishyira mu rwenyo umuntu araseka ariko agasigarana n'inyigisho ifatika. Bivuga ngo nanjye rero Bishop Gafaranga nkina ibintu ariko nkifuza ko no gukina no ku bintu byagirira akamaro abanyarwanda. Rero byaje kurangira kuri ngiye babaye nk'abatsinzwe. Hanambwa ati genda rwose bino bintu byawe ni sawa ati wenda nuri kubivugaho nuri ya mu Bishop wenda wakuvuze ushaka kuba taragukurikirana ngakumve neza. Bega babyise ko yabaye nk'uwihusa niko njye nabyita kuko ntago tuziranye. Tudaciye ku ruhande bundi amajwi yasakaye na wita Pastor Ntambara. Abantu benshi bagiye bumva ku mbuga nkoranyambaga no bayasharinga. Gira nk'ubutumwa none wamugenera. Nge ikintu nagenera Bishop Ntambara cyangwa se Pastor Ntambara anabanza yumva ko ntago turi kurwara intambara ntagatifu. Ya yindi ngo utemeye Imana nk'uko yemera tumutera amabuye. Utavuze Imana nk'uko yivuze tuyitera amabuye. Tumutera amabuye. Icyo ashatse icyo namubwira nabanza amenye yuko iyi Imana yacu
irareba ntago yerekwa. So nimba Imana rero ireba iterekwa, kandi ikindi niwe mucamanza mukuru, nkunda kubivuga cyane. Reka twere kumera nk'abarwana intambara ntakatifu cyangwa se intambara y'umubiri, ahubwo turwane intambara nziza. Nimba nge uko byagenda kose ndimo ndita umunyarwenya, ariko nkumva ko ndi guhitura abantu, cyangwa se hari uburyo Imana yandimye cyangwa hari icyo ndi gukora kugira ngo n'abanyarwanda bagire icyo babona. Nawe ni bishop, nawe ari gukorera Imana kugira ngo abanyarwanda bahinduke, banakorera Imana, bamenye Imana. Nayikorere mu buryo bwe, anakore mu buryo bwe. Nanjye Bishop Gafaranga nyikorere mu buryo bwanjye, nkore no mu buryo bwanjye. Hanyuma tuzategereza umunsi w'urubanza. Mvugira ngo urubanza. Uwo munsi rero niwe bizagaragara yuko Bishop Gafaranga yakinishije Imana. Uwo munsi w'urubanza nibwo munsi Imana izavuga ati Bishop Ntambara yakoreye Imana. Cyangwa se twongereho Bishop Gafaranga ntiyayikoreye neza, cyangwa Bishop Ntambara ntiyayikoreye neza. Ubwo ifite ibihano izagiduha cyangwa n'ibihembe izaduha. Rero nimba ari uko bimeze, mureke twere kurwana intambara z'umubiri. Kuko icyambere cyo burya no kuvugana nabwo nta nubwo Imana ibyemera. Mu bintu nzi Imana yemera n'abatiri bwirengagize, ntago Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu ngo mwene so, yego ngo abo hanze nibakoserezanya bakarakaranira, ngo natwe bo mu nsengero natwe tukarakaranirana, ngo ntago tuzaba ngo twaba dutandekaniye nabo. Rero nge Bishop Gafaranga icyo namuha ubuhamya cyangwa se icyo namusaba kuri nge, kuko urebye imyaka maze, nta mu bishop n'umwe nari navuga ngo runaka ngakora gutya cyangwa ngakora gutya. Nawe rero kumva yajya kuri radio wagira ngo abwiriza, kuko ubundi Bibiliya tubwira ngo tubereyeho kuvuga, Mwuka Wera kabaho kwemeza abantu ibyo twavuze no kwemeza abantu bya Kristo. Bivuga ngo ngewe nta mbaraga afite zo kwemeza abantu gukurikira Kristo no kumukunda. Uko byagenda kose na ntambara, nawe n'umuntu nkanjye, nawe nta mbaraga afite zo kwemeza abantu gukurikira Kristo, we yavuga gusa. Ariko bivuga ngo gufata umwanya yishyuye radio, afite n'umwanya wo kubwiriza abantu barababaye mu buryo bivuga ngo Bishop Gafaranga ntago ari nge muntu ubabaje, cyangwa se cyo kintu kibabaje abanyarwanda mu buryo bwo kutamenya Imana. Kuko impamvu ubuhamya namuha, ikintu cya mbere, muri iki gihugu hari kubaka ububari bwinshi, kandi ububari buri kubakwa n'ubunywerwamo inzoga. Hari kubakwa amarogi menshi, kandi amarogi arabizi nasambanirwamo, kandi buryo abantu bari gusambana bari gutuka Imana. Y'abantu bari kunywa bagasinda bakakunywa ibiyobyabwenge bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana bari gutuka Imana. Bivuga ngo none se kuki atagiye kuri radio ngo avuge kuri ibyo bintu biri gukorwa, kandi nabyo birahari mu gihugu. None se kuki atavuze ati abantu bari gushinga utubare twishi bari gusebya Imana, abantu bari kugira, kuko gutuka Imana yavuze nge byacanye ngo gutuka abakozi b'Imana. Ngi kintu musabye asabye n'abanyarwanda, ntago ngende gutuka abakozi b'Imana, bo ubwabo baritutse, bo ubwabo bishyize hanze. Nimba turi kujya dusanga mu nkiko harimo imanza z'ababishop bambuye, nk'ubu urugero giye nk'ubu nago ubuhamya mfite nk'abantu baje banyereka ishusho y'Imana nk'abakopa. Ubwo sibwo nk'uwejo nimushyira hanze nk'uwanze kunyishyura, naramuhaye agakweto kanjye kica abazimu akaba ataranyishyuye, kandi ari umupasiteri, nimushyira hanze bazavuga ati Bishop Gafaranga arataranze. Bivuga ngo rero ubwabo mugani w'umuyobozi wacu uravuze ngo twesha agaciro. Yo wiyesheje agaciro n'abandi bantu barakaguha, ariko bikitesha agaciro ngo bumve nge Bishop Gafaranga arengera ubaha agaciro, kuko ngewe nyina ubuzima bubaho akina n'ibindi bizabaho. Bivuga ngo ngewe nimba Bishop Gafaranga turi kujya twuma mu nkiko harimo imanza z'abapasiteri bateye abana b'abandi nda, abarwanye, abarupfuye ibya 10, abapfuye abakristo, ugurumva nimba ndi gukina kw'ibyo bintu, kandi nabyo turi gusanga no mu manza no mu buzima bwo hanze, ndumva ntayitutse, ahubwo barayitutse bo. Ngiro nibandeke nisenyera akazu ka Diamond mu buryo bwanjye. Umuntu ukurikirana cyane yavuga ko bikomeje nko kubacanga, undi rwose niki cyabereka kumenya koko ko Bishop yo natari Bishop Gafaranga. Kwa gisanga habe navuga ati se bantu nsengera ko mbona bya bintu Bishop kwa no babikora, nzabwirwa n'iki ko aho nsengera atari kwa Gafaranga wundi. Ikintu cyo cyambere nkunda kubwira abantu, ibanga rya mbere, ikintu umuntu uzaza kukubwira igitambo gitandukanye na Yesu Kristo, uwo ngo azaba ari Gafaranga. Kuko umuntu uzakubwira ngo ngiyewe nzanira inkoko, numara kunzanira inkoko ndayibyaza inka, urumva iyo maji ntago nge nyumva, uwo ngo azaba ari Gafaranga. Muza kubwanga kira vewe ari ibintu nge mpora mvuga,
muri aka kanya hari ibintu njye mpora mbwira abanyarwanda bareba inzu ziri kuzura mu mujyi wa Kigali. Ese ubu n'iz'abapasiteri, ese n'iz'abakristo? Bareba abantu bari kugenda mu mamodoka meza, ese tuvuge ngo ni abakozi b'Imana? Nimba abantu bo hanze bari umva undi biravuga ngo ivuburira imvura mu babi ngo mu mirima y'ababi no mu mirima y'abeza. Bivuga ngo Imana yacu ni Imana iha twese titaye, kuko ivuze ngo igiye kuduha kubwo twakiranutse. Nanjye Bishop tuvugana hano ubwo nakabaye nicaye hano, nawe ubwawe ntiwakabaye uri imbere yanjye. Tumenye ko ibintu byose tugezweho ni kubw'ubuntu n'umugambi w'Imana. Rero n'umuntu uza kubikugurisha akakubwira uburyo ari bubizane kuko yagize icyo akora, ni ukukwiba, ni ukukwiba. Tubyemere babyange nk'uko nanjye Bishop Gafaranga acuruza nk'uko babivuze, nabo nibabe ba Bishop nabo bacuruze, bumve n'uburyo bivuna. Uzi ko Bishop nakora biravuna, ariko nyuma yabwo bikazana ingaruka zo kutabeshya. Kuko icyambere cyo ntabwo uzaza kubwira Bishop Gafaranga ihane gusambana uri gutegura ngo Bishop Gafaranga uramusaba 1,000, aho uzamubwira ibyiza, kire imodoka, kire umugore, akira kubaho neza kubera zandamu umushaka. Niyo mpamvu ubona ukuri kwabaye guke. Niyo mpamvu ubona bamwe bavuga ati twe turemera umuntu wambaye pantaro, abandi tuturemera wambaye mini, abandi tupfumye amatwi turamwemera, abandi udapfumye amatwi, kuko urabona bari kugenda bashyira abantu muri systeme zijyanye na malaria. Nge sengera kwa Bishop Gafaranga kuko yemera mini, nta Bibiliya wabisomyemo ko Imana yemera mini. Kwa Bishop Gafaranga niwe upfumuye ugutwi n'izuru arakwemera. Ubwo ugasanga abantu bari muri icyo kintu ariko ntago bari kugendera ku Imana isaba. Yego hari n'ibintu muri no minsi ngira ngo mbwira abantu kugira uhereye na kera burya Bibiliya uko ivuga yagiraga imigenzo kuntu abakristo babaho, ariko muri no minsi siko bikibaho. Muri no minsi nta mukristo cyemera guhanwa. Mukristo arava mu idini cyangwa mu itorero runaka ateye nk'abana inda bamutenze, umupasiteri akava mu itorero runaka bamutenze kubera imyitwarire yo mibi, ukajya kumva ngo Bishop Gafaranga yamurokrise. Byabaye nka Royal na Rayon Sport y'umukinnyi yitwaye nawe muri Rayon musanga muri APR. Bivuga ngo no mu madini nabwo ntago tukigira ibintu byo kuvuga ngo duhana umuntu, kuko ndabyibuka kera bajya kukubatiza tukibatizwa kera, niba bajyaga ku mugezi kuvomba gatukana umubatizo bahitaga bawuhagarika kuko bagiraga ibintu byitagaho. Ariko muri misi nta gahunda igihari. Kubera iki impamvu kiri gutuma nta gahunda ziri mu matorero? Akenshi ni ukubera inda zacu. Nge Bishop Gafaranga nimba mu 10 gifatika utura neza, ibyo wakora byose ndaguha freedom. Nuko se none nimba ari ibyo byuzuye mu matorero, urumva nge Bishop nivugiye kuri ibyo bintu, urumva naba mbaye iki? Urumva naba nakoreye Imana? Abantu bishaka kujya reka wenda tumere nibasanganye Bishop Gafaranga naratandukiriye bazabimbwire. Ariko nimba ngifite abantu barenga 1000 bankurikirana kandi bose banyureza message bambwira ati ibintu uri gukora bibaho, turabibona bitubaho, turibwa. Afite message ifite n'amajwi y'abantu hamwe namwe abambwira babiba basigaye bajya gutubura abantu muri Amerika, ibiki byose abo bagiye bahura nabo, ibintu byinshi mbega basigaye bashaka no kungira umuntu bababuranira bitewe nuko ngo bararenganye. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu, wabasufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic, cyangwa se ugasura urubuga rwacu monacocosmetic.net.